fatika n'ikaramu twiga amasomo y'ubuzima, utazigera wigishwa n'undi mwarimu wari we wese uretse umwarimu w'ubuzima. Umwarimu w'ubuzima nababwiye ko ari we wenyine utanga ibizamini mbere y'amasomo, ukubitana n'ikigeragezo ukagikuramo isomo nyuma. Mu gihe abarimu basanzwe batanga amasomo, ibizamini bikaza nyuma. Kuba rero waratsinzwe uyu mwarimu usanzwe ntibivuze ko uzatsindwa ikizamini cy'umwarimu w'ubuzima, cyane ko ikizamini cy'umwarimu usanzwe ni isuzuma ry'uko wibuka ibyo yaguhaye, ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge. Mu byo twiga byose rero tujye twibuka no kwiga kuri uyu mwarimu w'ubuzima. Umwarimu w'ubuzima umwigira mu bunararibonye. Niyo mpamvu mbona mbabwira ngo umusaza utabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihiye. Ntabwo abasaza baturusha ubwenge, baturusha ubunararibonye. Aba yarahuye n'ibizamini byinshi by'umwarimu w'ubuzima akabikuramo amasomo. Nicyo kintu abasaza barusha abatoya. Ni nayo mpamvu abasaza ari inararibonye, ari igengesera cyane, kubera ko yabonye byinshi. Umusaza utabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihiye. Uyu munsi rero munyemerere mu ijambo ryahindura ubuzima twizihize uyu mugabo yitwa Dr. Dre. Dr. Dre ni umunyabigwi muri hip hop. Amazina ye nyakuri ni Romelle Young. Yavutse tariki ya 18 Gashyantare mu mwaka wa 1965. Avukira California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo yigeze gushakana na Nicole mu mwaka wa 1996, baza gutandukana muri 2020. Uyu mugabo ngiye kuvugana umubyeyi w'abana 8. N'umwe mu baraperi bavuye kure habi bagera kure heza. Ubu ngubu bafite umutungo ungana na miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. No umuherwe. Uyu mugabo kuri ubu ufite imyaka 36, yakuriye mu buzima bugoye. Ku myaka 8 gusa ababyeyi be baratandukanye, umuryango we ntabwo wumvikanaga. Ibi byamuviremo ingaruka nyinshi zirimo kugira amanota mabi mu ishuri. Biza kurangira ishuri arivuyemo, atangira kwinjira mu by'umuziki nk'amaburakindi. Yatangiye akurikirana hafi aba DJ bari bakomeye mu myaka ya 1984, akajya mu matsinda yo gukina imiziki. Byarangiye bibaye ibintu akunze cyane. Dre yaje kwihuza n'itsinda rikora muzika ryitwaga World Class Wrecking Crew. Iri tsinda ryamufashe kumenyekana, rimubera umusingi w'ibindi yagezeho mu rugendo rwe. Iri tsinda ryamufashe kwinjira muri indi tsinda rya rap rikomeye cyane rya Gangster Rap, NWA. Aha niho yubakiye izina mu buryo bukomeye ndetse bibimbarutso y'ibikorwa bindi yagiye akora. Yakoreye mu matsinda imyaka myinshi, nyuma aza gufata icyemezo cyo gukomeza gukora ku giti cye. Aza no gushyira hanze album yakunzwe cyane mu myaka ya za 90. Iyi niyo yise The Chronic. Kuva icyo gihe yakomeje gukora muzika, abasha kumenyekana nk'umwe mu baraperi beza ku isi. Ibigwi bye bigaragarira mu bandi baraperi bakomeye yazamuye ku ruhando mpuzamahanga. Niwe wihishe inyuma y'ubwamamare bw'abaraperi bazwi ku ruhando mpuzamahanga nka Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, Tupac n'abandi. Dre ashimirwa nk'uwakoze amateka akomeye cyane muri hip hop. Ushatse wamwita umubyeyi wa hip hop y'Abanyamerika. Uyu munsi rero Dre yujuje imyaka 56. Dr. Dre yavutse ku itariki 18 Gashyantare mu mwaka wa 1965. Yujuje imyaka 56. Uyu munsi ni isabukuru ya Dr. Dre.
isabukuru ye rero mureke tumubyaze umusaruro natwe tumukure hamwe mu magambo yagiye avuga yahinduye benshi nawe wumva inzu y'ibitabo yahindura ubuzima bwawe. Dr. Dre yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo igihe cyose uzitura hasi ujye wibuka guhaguruka. Igihe cyose uzitura hasi ujye wibuka guhaguruka, ntukarambarare. Umugabo nyamugabo sutagwa, ahubwo umugabo nyamugabo nugwa narambarare, ahubwo akabasha guhaguruka. Yaravuze ngo nubwo wakora cyane kugira ngo wizamure, ujye uhora uzirikana ko hari undi muntu nawe uri gukora cyane kugira ngo agushyire hasi. Aho uri nonaha hari undi muntu uri gukora cyane kugira ngo ahagukure. Buri rwego rwose urimo hari undi muntu urubona nk'inzozi ze. Aho wicaye muri ako kazi hari undi muntu uhabona nk'inzozi ze, kandi uwo muntu ntaryamye, ari kukwiga, ari gukora amanywa nijoro ashakisha gukabya inzozi ze, kandi inzozi ze uzicayemo. Aho wagera hose mu buzima ntuzirare. Buri gihe jya ukora ugamije kuba mwiza kuruta uko ejo wahoze umeze. Kora ugamije kunoza akazi kawe kurusha uko ejo wagakoraga, kubera ko aho ngaho uri hari undi muntu uhabona nk'inzozi. Yaravuze ngo ntabwo ari uko nakunda ibihuha, ahubwo ndahuze cyane ku buryo nta mwanya wabyo nabibonera. Nawe ba busy, huga cyane ku buryo nta mwanya ubonera ibigambo, nta mwanya ubonera ibihuha. Dr. Dre yaravuze ngo niba ibikorwa byawe bikomeye, nta mpamvu yo guhangayikira ejo hazaza. Aho guhangayikishwa n'ejo hazaza, ugira mu guha imbaraga ibikorwa byawe. Iyo ufite ibikorwa bikomeye ntabwo uhangayikishwa n'ejo hazaza. Dr. Dre yashimangiye rya jambo rigira riti, haranira kubaka ubwami bwawe kuruta uko ushishikazwa no kubaka ubwami bw'abandi. Haranira kubaka ubwami bwawe kuruta uko ushishikazwa no kubaka ubwami bw'abandi. Rimeze neza nka rya jambo nigeze kubabwira, niba ukunda abana bawe ukaba ukunda umuryango wawe, shakisha uburyo wubaka ubwami bwawe kuruta uko ushishikazwa no kubaka ubwami bw'abandi. Shaka uko ukora business yawe aho gushaka akazi, kubera ko nupfa abana bawe ntabwo bazazungura akazi kawe, ntibazaragwa akazi ukora, ahubwo birashoboka ko baragwa business yawe. Nuramuka upfiriye mu kazi, bosi wawe azagusimbuza undi mukozi mbere y'uko ushyingurwa. Niba umuryango wawe ucumbikiye mu macumbi y'akazi, bazahita babirukanamo mbere y'ibindi byose. Rero nusoza akazi kawe ntugatahe ngo wicare urebe televiziyo, ahubwo taha utekereza uburyo watangira business yawe. Niba ufite akazi, menya ko ako kazi ari umutungo w'undi muntu. Ariko niba ufite ubucuruzi bwawe, umurimo wawe, uwo ni wo mutungo wawe. Niyo mpamvu Dre nawe yashimangira rino jambo ngo haranira kubaka ubwami bwawe kuruta uko ushishikazwa no kubaka ubwami bw'abandi. Yaravuze ngo ibitekerezo bikomeye bimeze nka gari ya moshi, byombi ntabwo bizi igihe cyose. Igitekerezo cyiza nikikuzamo, ntuzigere uhagarika kucyitaho. Iyo ugitakaje uba uhombye ikintu kinini cyane. Igitekerezo kimwe gikomeye gishobora kuguhindurira ubuzima. Akenshi igitekerezo gikomeye ntabwo kiza buri gihe, biza rimwe na rimwe. Iyo bije rero bibyaza umusaruro. Dre yaravuze ngo ibigutunze ujye ubiha agaciro nk'uko uha agaciro umwuka uhumeka. Yabishimangiye neza ati, nkanjye sinahagarika umuziki, umeze nk'umwuka mpumeka. Yavuze ijambo rikomeye ku bashakanye,
yagize ati hariho ibintu bine by'ingenzi bituma abashakanye barambana bakanabana neza. Icya mbere ni ibiganiro. Iyo kuganira byabuze mu rugo, abashakanye kugira ngo barambane biragorana, kugira ngo babane neza biragorana. Icyo ni kimwe, kuganira ku byo mutumvikanaho. Ikindi cya kabiri ni ukubahana. Ikindi cya gatatu ni ibitwenge byinshi, guhora mu rugo hari umunezero museka. Ikindi cya kane ngo ni imibonano myinshi. Kuri Dr. Dre ibyo bintu bine iyo byagenze neza ngo murabana kugeza mu masaziro, mutandukanywa n'urupfu. Dr. Dre yaravuze ngo nukora amaso yawe yahanze ifaranga uzahora ubona bike cyane, ariko niba ibikorwa binoze ari byo ushyira imbere, amafaranga azagukurikira ari menshi cyane. Niba rap uyibona nk'ubuhanzi, amafaranga azagukurikira, ariko niba ukora rap utekereza amafaranga, uzahora ubona duke cyane. Muri make noza akazi kawe, amafaranga azagukurikira. Ntukajye gukora utekereza amafaranga, kora ushaka kunoza akazi, amafaranga akurikira akazi kanoze. Yavuze ijambo rikomeye ngo biravuna kuba inyangamugayo, biravuna kubaka izina ryiza, ariko biroroha cyane kurisiga icyasha, biroroha cyane kurisenya. Izina wubatse imyaka 20, akantu kamwe gusa gashobora kuza kakaririmbura mu munota umwe, kakarisenya neza, ukarangira ukibagirana, ibyiza byose wakoze bikaba ubusa. Kubaka izina birakomera, ariko kuririnda bigakomera kurushaho. Biravuna kuba inyangamugayo, bikavuna kubaka izina ryiza, ariko bikoroha cyane kurisiga icyasha. Dr. Dre yaravuze ngo iyo icyo nubakiyeho cyanze mu buzima, mbere yo kubivamo ndabanza ngahindura uburyo ngikoramo, mwongera nkagiha andi mahirwe ya kabiri. Iyo nyihaye amahirwe ya kabiri kikanga, mbere yo kubivamo ndongera ngahindura ubundi buryo ngikoramo, nkagiha andi mahirwe ya gatatu. Iyo byanze nabwo ndongera ngahindura uburyo nyikoramo, nkagiha andi mahirwe ya kane. Niyo byanze nabwo ndongera nkagiha andi mahirwe ya gatanu, kugeza igihe byemeye sinshobora kubivamo. Ntukamanika amaboko mu buryo bworoshye. Hari igihe tubivamo byari bigiye gukunda, hari igihe ikigeragezo gitumye tubivamo aricyo cyari icya nyuma kugira ngo bikemuke. Yaravuze ngo habaho ubwoko butatu bw'abantu mu isi. Hari abantu baba batazi ibiri gukorwa, batazi iyo biva n'iyo bijya. Hari ba bandi batangazwa n'ibiri kuba. Hakaba natwe twaturutse imihanda, akaba ari natwe dutuma ibintu bibaho. Nitwe turema ibibaho, bya bindi batangarira nitwe tubirema. Dr. Dre yaravuze ngo ibanga ryo kuramba nukuba intungane, nukuba inyangamugayo. Iryo ni ryo banga ryo kuramba. Mu magambo yose Dr. Dre yavuze, reka nyasoreze kuri iri ngiri. Ni ijambo yavuze asaba imbabazi abagore bose banyuze mu buzima bwe. Yaravuze ngo ndasaba imbabazi abagore bose nababaje, ndicuza cyane ibyo nakoze, kandi nzi ko byagize ingaruka mu buzima bwacu twese. Hari ibyo ukora bikakugiraho ingaruka, ariko bikagira n'ingaruka ku bandi. Ujye wibuka rero gusaba imbabazi. Iri jambo ryagucitse, duhurire kuri YouTube channel _TV. Genda ukore subscribe tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.